Imana ishimwe. Iyo ni Korali Silowamu muri paruwasi ya Gasave ku mudugudu wa Kumukenke. Barimo indirimbo nziza cyane, ibyo amaso atabonye, ibyo amatwi atumvise tuzabibona tugeze mu ijuru. Ni Paul umugaragu w'Imana wabivuze, aravuga ngo ibyo amaso atabonye, ibyo amatwi atumvise, ibitigeze byinjira mu mitima yacu, ibyo bibikiwe abana b'Imana. Imana nihabwa icyubahiro, kandi Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba, hanyuma hondi niho n'umugaragu wanjye azaba. Imana nihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Korali Silowamu, Imana ibaha imigisha mu izina rya Yesu kubwo ibihambano by'umwuka wera Imana yabahaye, hanyuma natwe bigafasha imitima yacu. Turi muri wa mwanya rero mwiza w'iteraniro rya saa sita hano i Nyarugenge. Abakomeje kubana natwe tubahaye ikaze, turabiyegereje. Turi kumwe na umuvugabutumwa Dani, agiye gukomeza inyigisho. Tumusengera Imana nawe akomeze. Mana Data, turagushimiye ko wateguye igihugu abera bazabamo, kandi izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Urimo guhumuriza imitima yacu, urimo gufasha imitima yacu, nubwo tubabara uyu munsi turi Kigali, tukababara turi muri aya mahanga yose turimo yanaha mu isi, ariko hari igihe kimwe abera b'Imana batazababara, batazongera gupfusha abantu, batazongera kurwara, batazongera gusohoza umutima. Icyo nicyo gihugu umwami wacu Yesu Kristo bagiye kudutegurira, kandi dufite ibyo byiringiro ko uzaza gutwara itorero. Izina ryawe nirihimbazwe. Turi muri uyu mwanya rero wateguye n'umwanya w'ijambo ryawe, kandi wateguye n'umugaragu wawe. Turamusengeye muri uyu mwanya kugira ngo ntaba ari we, ahubwo izina ryawe Data rihabwe icyubahiro. Umuhindura umugende wawe muri uyu mwanya, kugira ngo imitima isaraye ifashwe n'ijambo ryawe, ihemburwe n'ijambo ryawe. Mukoreshe, kandi ijambo ryawe riherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza rikize benshi. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Murakoze. Dushimiye Imana dushoboje kugera kuri uyu munsi wa gatatu, aho twatangiye icyigisho ku munsi wa mbere. Ni umugisha ugeretse ku wundi kuboneka mu iteraniro ry'abera. Reka nongere mbibwire ku bashobora kuba tutarabanye muri iyi minsi ibiri yabanje guhera ku wa mbere. Nk'uko mwarimu yabivuze, amazina yanjye nitwa Dani Uyisenga, ndi umugabo wubatse, ndi umukristo wa ADEPR Gikondo, umudugudu ni uwa Karugira. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa gatatu, ari nawo munsi tugiye gusorezaho icyigisho dufite tumaze igihe tuganiraho. Abo twabanye ku munsi wo kuwa mbere twize umutima Imana ishaka uwo ari wo. Twaje gusanga atari n'itegeko gusa nk'uko Bibiliya bivuga, ahubwo twasanze ari inshingano za buri mukristo wese ukunda Imana n'umutima n'ubwenge n'ubugingo ndetse n'imbaraga zacu, kandi tugahindukira tugakunda na bagenzi bacu nk'uko twikunda. Abo twabanye ku munsi w'ejo twije ijambo rivuga yuko Imana itagizana ibishya mu bishaje. Dusanga ko dukwiye kubanza tugatunga umutima mushya. Gutunga umutima mushya bivuze yuko hari undi wundi usanzwe wa kamere tugomba kubanza kwiyambura. Ababyibuka twasanze ko bene se ba Yozefu, nk'uko urwo rugero twakunze kurufatiraho rw'umugaragu w'Imana Yozefu uburyo yitwaye, twaje gusanga bene se bitewe n'ibyo bari baramukoreye byasabaga yuko bazabanza bakihana, bagasaba imbabazi, bakabwira se Yakobo ibyo bakoze, hanyuma bakabona gutura mu gihugu cy'i Gosheni. Twabonye n'urundi rugero, ntago ndi buvuge byose, ariko ndimo ndibutsa abatarabashije kubikurikira. Tubona urugero rw'uko Yakobo yari yaritwaye ariganya imigisha ya mwene se Ezawu, biza kurangira abonye amatungo, abona abagaragu, abona abagore, arabyara, arororoka, ariko igihe kiza kugera umutima ukajya uhora umusimbuka buri gihe, yarabuze amahoro. Tuza gusanga hari itandukaniro ry'umugisha n'imigisha. Umugisha uturuka ku Mana, imigisha yo ni rusange, abakristo turayigira ndetse n'abapagani bakayibona. Ibyo rero twaje gusanga umugisha nyakuri ari ukugendana n'Imana, aricyo kiruta byose. Ubwo rero iryo ni isomo muri make twize ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero tugiye kwiga irindi somo nahaye umutwe uvuga ngo nuwuhe mwihariko watumaga Yesu agira umutima udasanzwe. Ni ikibazo. Reka mbere yuko tuganira ayo magambo twihute tubumbure Bibiliya zacu, dusome urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi ibice bibiri. Abafilipi ibice bibiri umurongo wa 5, turamanuka hepfo gato tugeze ku murongo wa 11.
Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 dusome mu izina rya Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba andi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusoreze mu rwandiko byegeranye rw'Abefeso, no guhindura page 2. Abefeso turasoma ibice 4 umurongo wa 11 tugeze ku wa 13. Abefeso ibice 4 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13. Tubariho dusoreza. Bibiliya iravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese, ngeze aho nashakaga, tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana idufashe kandi itugirire neza. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Mu kanya ntangiye mvuga ngo intego y'iki cyigisho cy'uyu munsi turi bwibaza ikibazo kivuga ngo nuwuhe mwihariko watumaga Yesu Kristo yaragiraga umutima udasanzwe. Ubundi dukunda kuvuga muri teolojiya, bakunda kuvuga bati niyo bagutungura ngo ubwirize, yenda uri mu iteraniro cyangwa uri kumwe n'abandi bantu b'Imana, uzavuge Yesu, uzahaguruke wivugire Yesu, kuko Yesu yakoze ibintu byinshi bitandukanye dushobora kuvuga bukira bugacya umwaka ukarangira tutarabirangiza. Yesu yari afite umwihariko. Mbere na mbere ndagira ngo tubanze twibukiranye ko Yesu ubundi yari umutambyi akaba n'igitambo. Ibyo ni ibintu yakoreye icyarimwe. Ubundi umutambyi yabaga ari umwe, ibitambo yatambaga, ariko Yesu we yaje mu isi aza ari umutambyi, ariko aza no kwitangira abantu kugira ngo tubone agakiza. Icyo ni ikintu cyatumaga kimuha itandukaniro ritandukanye nuko abandi bantu bose babayeho kuri iyi si bari bameze. Rero imyihariko ye ni myinshi, ariko ndagira ngo twifashishe kuri iri jambo twahereyeho dusoma mu Bafilipi ibice 2 guhera ku murongo wa 5 kumanuka aho twasoreje, turebe ari muri Kristo Yesu uko wari umeze. Ijambo ryatangiye ritubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ese umutima yari afite wari umeze ute? Bibiliya yatubwiye ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, ngo ntiyatekereje ko kungana n'Imana cyangwa se kumera nk'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ngo arangije ngo yisiga ubusa, ngo ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Ngo amaze kugira akamero k'umugaragu w'imbata, ngo agira ishusho y'umuntu. N'ibyo kugira ishusho y'umuntu nabwo ngo ntibyari bihagije, ngo aca bugufi, ngo araganduka. Ngo arangije kuganduka nabwo ngo yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ndagira ngo dukuremo ibintu bitanu, ni byinshi bigaragaza umwihariko Yesu Kristo yari afite. Ariko kubera ko turi kuganira kuri uyu mutima wari uri muri Kristo Yesu, ndagira ngo dukuremo ibintu bitanu muri iki gice dusomye byerekanaga uburyo Yesu Kristo yari umuntu udasanzwe. Icya mbere, dusanze Yesu atarigeze agundira icyubahiro yari afite. Mu by'ukuri kuri iki gihe usanga abantu benshi basenga amasengesho yigarukaho, ugasanga ni njyenyine, ni twebwe, Mana ngirira neza. Ariko Bibiliya ku murongo wabanje Abafilipi ibice 2 umurongo wa 4 haravuga ngo bene data mureke kwizirikana mwenyine, ngo ahubwo muzirikane n'abandi. Uyu mutima wo kuzirikana n'abandi, Bibiliya nibyo Yesu yakundaga kuvuga, ugukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ndetse byaba na ngombwa ukamushyira imbere, gukunda umwanzi wawe,
kumusabira. Akenshi na kenshi usanga abantu benshi bakunda kwisengera, ubundi agashaka kugira ngo agirirwe neza wenyine, ariko ni bake cyane bagiriye umutima wari muri Kristo Yesu yo kutagundira umugisha Imana yabahaye, ahubwo bagahesha n'umugisha abandi. Ejo bundi reka mbahe ubuhamya gato bw'umuntu uherutse kunsura. Ni umucuti wanjye wa kera twareranywe, yaje kumpa ubuhamya ambwira ishimwe rikomeye ry'iby'Imana yamukoreye, numva nongeye kumwigiraho ikintu gikomeye. Yambwiye ko yarangije muri 2013 nibwo yarangije kaminuza, arangije ngo agira umugisha wo kuyitabona akazi. Hari ikigo gikomeye muri iki gihugu cyacu cyamuhaye akazi, hanyuma kubwera umutekano sindi bubabwira icyo ari cyo, ariko iki cyari gifite agaciro nuko ngo yatangiye ahembwa miliyoni n'igice. Ni amafaranga menshi mu by'ukuri. Mu by'ukuri uwo musore, ubu ni umusore yari yarisobanukiwe, azi neza yuko ibya Imana imuhaye ari umugisha agomba kugeza ku bandi, ntiyawugundira. Ndibuka kubera ko ngo yari arimo asenga, yaje kumbwira yuko Imana yamuhishuriye yuko yamuhaye ibyo byose kugira ngo abanze aheshe umugisha abandi, ngo hari undi mugisha Imana yamuteguriye wundi urenze umushahara yari arimo arahembwa. Ngiyo yahembwaga rero yafataga amafaranga ngo akagenda agahera kuri ba bantu b'abakene, kuri ba bantu badasurwa kwa muganga, kuri ba bantu bibagiranye, kuri ba bandi bazahaye, ngabo bose nibo yagabanyaga ayo mafaranga. Ubundi bikarangira ngo byagezaga ku matariki y'icumi ya buri kwezi amafaranga yamushiranye. Ngo bigezaho ngo akajya abaho mu buzima gutyo bumeze gutyo, n'imiryango kagiterana ikavuga ati ariko uwo ubona uzigeza kuki? Umuntu uhembwa amafaranga nkayo, ukaba nta kibanza, ukaba nta modoka. Ngo yajyaga mu modoka, ngo yategaga moto agiye mu nama y'abantu bakomeye, yarangiza akifatira akamoto, ngo kubera ko yari yarahishuriwe yuko hari undi mugisha urenze uwo nguwo yari afite icyo gihe. Ibyo rero cyaje kugera abaho muri iyo myaka 6 yose afasha abandi, atagundira iby'Imana yamuhaye. Rero ngo mu ntangiriro z'uyu mwaka igitangaza Imana yamukoreye, ngo hari ikigo cyaje kumureba kiramubwira ngo bitewe n'ubwenge ufite na poste dufite, twasanze nta wundi muntu ushobora kuzayikora utari wowe. Icyakurikiye ngo kubera ko aho hantu yahembwaga amafaranga menshi, yumvaga miliyoni n'igice ari amafaranga menshi yamuhagije. Hanyuma ngo ababwira amafaranga abona yuko ari ukubagora, yuko batazayamuha. Arababwira ngo murampa miliyoni 4 net salary, havuyemo ibintu byose miliyoni 4 nizo zigomba kugera kuri konte yanjye. Naratangaye. Yavuze ibyo bintu arabwira ati ntimwirirwe munambwira ngo mbahe CV, ahubwo ayo niyo mafaranga ngomba kugarukiraho, ubundi nkabona kubahereza CV. Ngo arangije ngo inama iragendera ibyigaho, iravuga ati ayo mafaranga turayemeye. Uwo mugabo ubu ngubu ari guhembwa miliyoni 4. Ariko byaturutse hehe? Nuvuga ngo iyo twemeye kugira ngo tube umugende w'umugisha, nitugundire uyu mutima wari uri muri Kristo Yesu, akavuga ngo nubwo narindi mu ijuru meze neza iburyo bw'Imana Data, nta kibazo, mfite icyubahiro, nubashywe, ariko aravuga ngo ntago nkwiye kuguma ahangaha, nkwiye kuba umugisha kugira ngo nanjye manuke mu isi, nce bugufi, ngende ndokore wowe, ndokore njyewe Dani, abari bari kure y'amasezerano, Yesu Kristo akabakuruzi neza ye kugira ngo babashe kubona agakiza. Uwo mutima rero, icyo kintu Yesu Kristo yakoze cyo kuba ataragundiraga ibyiza n'ubwiza yari afite, ahubwo akaburekura kugira ngo twese tubone amahoro, nicyo nawe nkwifuriza wowe udukurikiye. Wongere witekerezeho, utekereze nawe ibyo wagundiriye muri wowe ibituma udashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi nkwibutse ko hari ukuntu umuntu agundira bikeya, Imana yashakaga kumuha byinshi. Murabona kino kiganza, mu by'ukuri hari nk'ikintu ufitemo muri iki kiganza gifunze gutya, Imana ikaba ifite ibindi ishaka kuguha, byanze bikunze ntabwo yabona ahantu ibishyira utarabanza kurekura. Ni byiza yuko buri muntu wese abanza kugira ngo arekure ibindi yafashe bidafite agaciro, ahubwo yakira umugisha w'Imana. Icyo ni icyambere. Kabiri, Yesu Kristo twabonye ko yitanze. Iyo usomye urwandiko rw'Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere, haravuga ngo ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bitunganye rwose, ngo uko niko gukorera Imana gukwiriye. Kwitanga ni ikintu Imana idutegerejeho nk'abakristo. Buriya hari ikintu kinyereka uburyo Yesu Kristo yari afite umwihariko, yacaga bugufi. Kuba Yesu yarashoboraga gukiza abarwayi, agahumura impumyi,
akaba yarashoboraga guhagarika umuntu wari umaze imugongo imyaka 38 ava akamurambikaho ikiganza akamubwira ngo ikorera uburiri bwawe utahe. Akaba Yesu ataratinyutse kuba yarashyizeho nk'ivuriro. Icyo kintu mba numva ari ikintu kidasanzwe. Ariko kubera yuko ubwami bwe butari ubwa hano mu isi, n'ubundi yari yaraje afite misiyo yari yaramuzanye. Twebwe hano mu isi usanga tuba dufite ibindi bintu twubaka, dufite ubundi bwami twubaka, turashaka imibereho, rimwe na rimwe iyo mibereho ikatwibagiza gushaka ubwiza bw'Imana, ikatubuza gushaka igihe cy'Imana. Hari ikintu cy'umwihariko Imana yakoze kandi iringaniza kuri twese, tutazagira ikintu twitwaza. Nuko yaduhaye igihe kingana. Imana yaduhaye amasaha 28 kuri 28. Amasaha umuyobozi ukomeye ku isi afite ni nayo umuntu utuye mu cyaro gikomeye nawe afite. Ntabwo uzavuga yuko mugenzi we yabonye umwanya wo gukorera Imana no kwitanga no kwegera abo bose no gutunga uyu mutima wari uri muri Kristo Yesu, wowe ukavuga yuko wabiburiye igihe. Ntabwo urwo rwitwaza Imana izarwemera. Niyo mpamvu no mu byo tuzabazwa imbere y'Imana harimo no kuzatanga raporo yuko twakoresheje igihe cyacu. Yesu yashoboraga kuba niba yaratuburaga imigati, agatubura amafi, abantu bakarya, abantu benshi bakagubwa neza. Ntago yigeze akora mu bucuruzi, ntago yigeze akora mu business, ntago icyo ngicyo ari cyo yari ashyize imbere. Wowe mugenzi, wowe udukurikiye, ni ikihe kintu washyize imbere? Ni ugukorera Imana cyangwa ni ukwikorera? Kandi nkwibutse ko gukorera Imana nicyo cyonyine gishobora kugaragaza yuko wayiyeguriye, ariko yikorere unakorana nayo, kuko hari abantu benshi bakorera Imana kandi badakorana nayo. Ikindi cya gatatu, Yesu muribuka uburyo bajya bamaze kumubamba, byaje kugera igihe Yosefu w'Umwarimataya ngo ajya gusaba intumbi ye ngo amushyingure, ngo yari ari kumwe na Nikodemo. Ngo ikintu yakoze, ngo yafashe ngo imva, ngo yari yarakorogoshoye. Ubundi kera mu Bayuda icyagaragaza yuko umuntu ari umukire ari uko yishoboye, nuko yabaga afite n'imva ye, yagiraga ubwato akagira n'imva ye, kugira ngo igihe azaba apfuye abazabone aho bamushyingura ataruhanyije. Aravuga ati rero ngewe najyaga nkurikira ubutumwa, nkakurikira ahantu Yesu yabaga ari, yavuze yuko ngo azamara iminsi 3 mu gituro, ngo ku munsi wa gatatu akazuka. Aravuga ati rero yego nari mfite imva, ariko kubera yuko nge ntenda gupfa uyu munsi ntazanapfa ejo, ibyiza reka nyitize Yesu. Ngo aragenda ngafata imva, ngo arangije yitiza Yesu, ku munsi wa gatatu arazuka. Haleluya! Uwo munsi amaze kuzuka rero, ndagira nkubwire ngo Yesu yashoboraga kuba yarabonye ibindi bintu twebwe twita impamba, ibindi bintu twebwe tumaranira, ariko ibyo byose ntago ari byo byari bimuraje inshinga, ahubwo umurimo w'Imana, umurimo w'iyamutumye niwo yashyiraga imbere kuruta ibindi byose. Ikintu cya kabiri ni ukwitanga. Icya gatatu ndagira ngo mbabwire yuko ari uguca bugufi. Yesu yacaga bugufi pe. Natangaye ndi gusomera ijambo, ibintu byose Yesu yagiye akora, ngo yari afite akamero k'Imana, ngo atekereza ko atari ibintu byo kugundirwa ararekura. Ariko nyuma yo kurekura akamero k'Imana, nabwo yari afite ibindi yagombaga kurekura, nabyo ntago byari bihagije. Ngo agira ishusho y'umuntu, ngo ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Ngo ibyo byose birangiye, ngo ariyemera noneho no guca bugufi. Nyuma yo guca bugufi nabwo, ngo hari n'ikindi yagombaga gukomerezaho, kindi cyitwa kuganduka. Guca bugufi ni ikintu kinaniye abakristo benshi. Usanga abantu benshi bafite ibindi bashyira imbere, kandi ibindi bidafite agaciro. Imana ireba umutima. Abo twiganye ku wa mbere mwarabibonye, umutima wibona cyangwa umutima wishyira hejuru wose Imana iwupimira kuri kawumenya, kuko Imana ipima intekerezo, igapima imigambi, ikayipima ikiri mu mitima yacu, tutaranabigaragaza, tutarabyereka umuntu wari we wese. Guca bugufi rero ntago bica umugongo, ahubwo bica inzira. Iyo wemeye Imana ikagukoreramo, ukaba umugende w'Imana, ukiha Imana, ukayihereza umubiri, ukayihereza umutima, ukayihereza umwuka, Imana ikorera muri wowe. Imirimo n'ibitangaza bigendana nawe, kandi iringaniza ibitaringaniye byose biri imbere yawe. Icya gatatu kwari uguca bugufi. Ndi kwihuta, ndagira ngo mvuge icya kane cyitwa kumvira. Niba hari ikintu kibuze habe mu bakristo, habe no mu bapagani, ni ukumvira Imana, kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ndibuka Yesu igihe bari bumufate muri iryo joro, ngo yaragiye yiherera ngo Getsemane, ngo arasenga ku musozi wa Elayono, ngo arasenga, ngo atangira ngo kubira ibyuya, ngo bivanze n'amaraso, ngo ageze aho ngaho yumva acitse intege, kubera ko yari azi umurimo umutegereje imbere. Ubundi misiyo yari imuzanye nicyo gihe yari ageze ngo ayikore. Arangije ngo asenga isengesho, aravuga ngo Mana, ngo niba bishoboka ngo iki gikombe kindenze.
ngo ijuru rihita ribibona rivuga ati Yesu ko ariyo misiyo yari imuzanye, niba iki gikombe kimurenze abari mu byaha bazabivamo bate? Abari kure y'amasezerano abagira iki? Abanyamahanga abatarakebwe bazakira agakiza bigenze bite? Ngo ako kanya ngo ijuru rimwongerera imbaraga, ngo ari kimwongerera imbaraga ahindura isengero, aravuga ngo mwami, ngo ntibigende uko nshaka, ngo ahubwo bibeho uko ushaka. Kwemera ubushake bw'Imana, kumvira Imana, ngo aremera. Ngo iyo usomye muri Yesaya aho bavuga yuko ngo ukuntu bamufashe nuko bamujyanye, ngo byari bimeze nk'uko ngo bajyana umwana w'intama kuwukebura. Mbese yaciye bugufi mu buryo bwose kugira ngo nge nawe tubone agakiza, kugira ngo nge nawe tubone amahoro. Niba hari ikintu cyerekana uburyo Yesu yari afite umutima udasanzwe no kumvira, kubaho yumvira Imana. Ubu kuri iki gihe hari abantu batacyumvira n'abashumba, batacyumvira bene data abandi baririmbana. Hari abantu bigize abantu badakorwaho, hari abantu batakiganduka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kugira umutima wari muri Kristo Yesu, ongera wige guca bugufi, ongera wige kumvira Imana. Kubera yuko ntago Imana izatubaza gusa ibyo yatubujije tukanga gukora, ahubwo n'ibyo yatubwirije gukora ntitubikore nabyo tuzabibazwa. Mu Cyongereza bavuga ngo sins of commission na sins of omission. Hari ibyo umuntu akora ariko hari n'inshingano wakabaye kuba warakoze utakoze, izo nazo uzazibazwa. Rero mu buryo bwo kugira ngo tutunge uyu mutima, bikwiye yuko tunatoza imibiri yacu n'imitima yacu ne mu migambi yacu yose kumvira Imana no kugendana nayo. Icya gatanu ndagira ngo nsoreze ku cyitwa kwemera ubushake bw'Imana. Ubundi ubushake bw'Imana bakunda kuvuga yuko busharira ariko bukazasoza buryohereye. Bitangira ubona nta sura, bigatangira ubona yuko bitazavamo, bikarangira ubona yuko nta nzira, ariko ukazarangira ubonye ukuboko kwiza kw'Imana. Hari umuntu nigiraho cyane, umuntu witwa Dawidi. Dawidi yimikishijwe amavuta igihe Samweli yazaga kuyamusukaho. Mu bigaragara icyo gihe ubundi yari abaye umwami. N'ijambo ry'Imana ritubwira yuko umwuka w'Imana yatangiye kumumanukira, agatangira guhishurirwa. Ngo kandi umwuka mubi nawe uturuka mu ijuru urazuhanga kuri Sawuli. Ariko ntago icyo gihe nubwo yarasutsweho amavuta, ntago yahise ahera ko ngo agende yicare ku ntebe y'ibwami. Ngo yarongeye asubira mu ishyamba mu gikingi cy'Abenyamini, ngo ajya kuragira umukumbi w'intama. Nuko igihe cyo kuba umwami cyari kitaragera. Ubu kuri iki gihe abantu benshi bashaka kwarurirwa umugisha utarashya, bagira ngo Imana ibajaburire. Kandi ntago muntu w'Imana igira izo ngizo zibamo. Gutegereza ubushake bw'Imana, gutegereza igihe cy'Imana, ibyo nabyo biri mu by'Imana idutegerejeho nk'abakristo. Ariko abantu benshi basenga n'amaganya, Mana waranyibagiwe, wagize gute? Imana iragukunda, ntago yaguhana. Nasomye ijambo ryayo rimbwira yuko ngo itazatugerageresha ibyo tutabasha kwihanganira, ngo hamwe n'ibitugerageza ngo izaducira icyanzu. Hari icyanzu cy'Imana, kandi gitangaje, icyanzu cy'Imana kiza mbere y'ikigeragezo. Burya nubwo twebwe amaso yacu abona ikigeragezo, ariko icyanzu cy'Imana kiba gihari. Impamvu bitakwishe nuko ari Imana yahabaye, impamvu ugejeje uyu munsi nuko ari Imana yahabaye. Hanyuma Dawidi ngo igihe kiza kugera rero, inkuru za Dawidi ni ndende, ataricara ku ntebe y'ubwami. Ngo iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 24 uza gusangamo ijambo ngo ry'ahantu ngo Dawidi ngo yari yagiye kwihisha ngo mu butayu bwa Enigedi. Ngo hanyuma ngo Imana ikora ikintu gikomeye. Buriya niba Dawidi Bibiliya itubwira yuko ngo yagiraga umutima umeze nk'uko Imana ishaka, hari n'igihe Imana idupimira uko twitwara imbere y'abanzi bacu, imbere y'igihe wakabaye kuba ugiye kubona umugisha nyawo. Hanyuma wowe usabwa gutegereza igihe cy'Imana kugira ngo Imana ikwarurire. Ngo hanyuma ngo Dawidi rero ngo agiye kubona, ngabona umwanzi we w'ibihe byose umwirukansa imisozi witwa Sawuli. Ngo agiye kubona ngo aje kwihisha. Bibiliya ivuga gutwikira ibirenge, mbese yaraje kwiherera. Ngo ahagere ngo araza ngo yiherera iruhande rwaho yari yihishe. Icyakurikiye ngo abantu bari kumwe na Dawidi baramubwiye ati databuja, aya ni amahirwe akomeye utagomba kwirengesha. Uyu munsi ugomba kurara ubaye umwami. Kubera iki? Fata icumu ngira aha ngaha, nurangiza uri kubite Sawuli, tuve mu ishyamba tugende tujye ibwami. Kuko icyo twasabwaga ni ukugira ngo Sawuli aveho, hanyuma nawe ubone uko wima ingoma. Dawidi arangije aravuga ati ariko iki si cyo gihe. Agaruramo akantu ko gukorera mu mubiri, aravuga ati ariko kugira ngo Sawuli mwemeze yuko nari namubonye, reka mfate ku kinyita ngo acaha akanyita gatoya ka Sawuli, ngo arangije ngo arakagumana kugira ngo aze kukamwereka. Arangije ngo akimara kugacaho
nabwo ngo agira umutima umuhana. Uyu mutima uhana, uyu mutima ukuburira, uyu mutima ukubwira ko wakoze ikibi, uyu nawe tukwiye kuwusaba Imana. Kuri iki gihe umuntu akora icyaha wajya kumugira inama akavuga ngo ntacyo umutima unshinja. Tukwiye kubaho mu buzima bwumva Imana aho twaba turi hose, mu kazi dukora, mu mibereho yacu, tukabwira Imana ngo Mana ganira nanjye. Ushobora kuganira n'Imana uri mu kazi, ushobora kuganira Imana uri gucuruza, ushobora kuganira Imana uri mu rugendo. Imana ikaguha amakuru, ikakubwira uko ijuru riri kukwishimira. Ngo agira umutima umuhana, ngo arangije ngo yumva umutima uramubwiye ngo urahemutse, urashaka kwemeza abandi. Bene data, kuri iki gihe usanga umuntu akora ibintu kugira ngo yemerwe, ariko igifite agaciro ntago ari ukwemerwa n'abantu, igifite agaciro ni ukwemerwa n'Imana. Icyo nicyo gifite agaciro kuruta ibindi. Ndagira ngo mu kanya twinjire mu mwanya wo gusenga. Ariko niba hari ikintu Yesu yatwigishije dukwiye ngewe kare ndi gutegurira ijambo, naje kwibuka igihe ngo Yesu bazaga kumufata, ngo hanyuma abasirikare ngo nibo bari baje umutwe w'abasirikare ngo bahagere, ngo ahita babwira ngo ese mukeka ko, ngo baramubaje ngo ni wowe Yesu, undi ati ni ngewe muri gushaka, ngo ariko ngo nimureke abandi babanze bagende. Ngo yagira ngo asohoze rya jambo ry'uko ngo muzi Imana yamuragije nta nimwe yigeze azimiza. Ngo ako kanya Petero ngo ahita batura icyuma yari afite, ngo aca ugutwi ngo k'umusirikare umwe mu bari baje gufata Yesu. Yesu nubwo bari baje kumufata imbere y'abanzi be, nabwo yari akibwiriza ubutumwa, nabwo yari agifite misiyo yo kugira ngo yere imbuto no mu gihe kitari icyo kwera. Ngo afata ugutwi k'umusirikare arongera gushyiraho, aravuga ati ngewe ati nashoboraga guhamagara mu ijuru bakanyohereza legiyoni 12. Ubundi Herode kiriya gihe yagiraga legiyoni wari umutwe w'abasirikare. Herode we yagiraga legiyoni 6. Yesu waravuga ati ngewe nazi kuba kabiri. Niyo mpamvu nabari abasirikare nubwo bafashe Yesu, ariko nabo bari bafite ubwo bavuga ati uyu muntu ufite legiyoni 12, ariko barangije baramujyana. Yesu yari akiri kwera imbuto no kumusaraba kugeza aho yasabiye abanzi be. Stefano ngo baza kumufata, niwe tugiye gusorezaho, ngo baramufashe, ngo hanyuma nabwo atanga ubuhamya, aravuga ngo ni ukunguku mwagiye mugenza abizera bose, ngo na wa mukiranutse ataraza, ngo nuko mwagiye mubarenganya, ngo mwebwe abatagonda ijosi, mwebwe mutigeze mukebwa mu mitima ntimukebwe no mu matwi, ati none nanjye muramfashe. Ngo ako kanya ngo bazabirizwa n'uburakari, ngo bahekenya amenyo. Ngo arangije, ariko Stefano kubera ko cyari igihe cyo gukomeza kubwiriza no kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo arapfukama, ngo atumbira mu ijuru, ngo agiye kubona ngabona ngo ijuru rirakingutse, ngo Stefano yuzuye umwuka wera, ngabona ubwiza bw'Imana Data, ngo arangije ngabona n'umwana we Yesu Kristo ngo ahagaze iburyo. Ahindura imvugo rero, aravuga ati Mana ntubarenganya abangaba, ntugire icyaha na kimwe ubabaraho. Wowe ujya witwara ute imbere y'abanzi bawe? Iyo abantu baguhekenye amenyo ureba he? Iyo abantu bari kukurwanya mu kazi wowe utumbira hehe? Iyo abantu bagambirira kuzaguhemukira, iyo abantu bagutega ibico bitandukanye wowe utumbira hehe? Uyu mutima wari muri Kristo Yesu nawe urawukeneye. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu ukeneye kuwusaba Imana, kuko niba hari ikintu twasorejeho kandi kinakomeye, ngo nuko kimwe mu bintu Imana yifuza kutubonaho nuko tukura tukagera ku rugero rushyitse rwa Kristo. Wowe kuva wakizwa n'uruhe rugero ukiriho? Ntago Imana yita cyane ku myaka umaze ukijijwe, ahubwo yita ku byo umaze kungukira muri uru rugendo. Urakura. Iyo umwaka urangiye ugiye gutangira undi mwaka, ese urakura mu buryo bwo gusa na Kristo, mu kugera ikirenge cya Kristo? Ese wari wahindukira ngo ugire ingeso zimwe uvuga ngo izi ngeso naraziretse burundu, bitewe nuko watangiye n'igihe umaze ukijijwe? Ibyo wabwirijwe byaraguhinduye? Kuko bene data twagiye twumva ubutumwa bwinshi, twagiye tubwirizwa kenshi, tuzi imvugo y'Imana. Kimwe mu bintu byatumye Mukaroti yarahindutse agahinduka inkingi y'umunyu igihe yakebukaga inyuma, ariko yari yaburiwe, yari yamenye abamarayika baraye mu rugo rwe, baramubwira ngo bati genda ntukebuke nturebe inyuma, ariko arangije arakebuka ahinduka kabarore. None twebwe ko tuburirwa kenshi, ko twumva ijambo ry'Imana, ese ikigero gishyitse cya Kristo adushakaho tukigeraho? Ugeze gute? Ugeze he muri uru rugendo rujya mu ijuru? Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Icyifuzo cya buri wese aracyumva. Mu by'ukuri Yesu ntaba mu bantu, aba mu muntu. Dukwiye kuva mu kigare
kuko kuba waba mu itsinda runaka ry'abantu b'abanyamasengesho nta kibyo ngibyo byakumarira, ahubwo jya ubanza wowe widetermine mu mutima wawe uvuge ngo njyewe aho ngeze ni hehe, aho Imana inshaka ni hehe. Ushobora kugenda mu cyuka cy'abantu benshi, ariko Imana yirobanura umuntu ukwe, kuko buri wese azahagarara imbere y'intebe y'Imana. Imana imubaze uko yakiranutse, uko yagendanye nayo. Ntabwo uzavuge impano wari ufite, ntabwo uzavuga imirimo wari ufite. Niyo mpamvu Yesu igihe ngo yari afite ngo mu minsi mikuru ya Pasika, ngo afigishije imyaka 12, ngo bagiye i Yerusalemu mu rusengero, ngo bahagere, ngo barasenga ari kumwe na se Yosefu na Mariya, ngo barangije gusenga, ngo ababyeyi barangije ngo baritahira, ngo basiga Yesu mu rusengero. Hari abantu bajya bitahira bakamusiga mu rusengero, ngo bakora urugendo rw'umunsi wose, ngo bibwira ko Yesu ari kumwe nabo, ariko ngo bari bamusize. Ngo barangije batangira kureba mu bantu bari bari kumwe, mu nshuti, mu bantu bajyanye gusenga, ngo bamubuzemo muri iryo tara ry'abantu, ngo barahindukira, ngo bakora urugendo rw'iminsi 3 bajya gushaka Yesu. Ibaze kumuta umunsi umwe bikagusaba imbaraga zikubye inshuro 3 kugira ngo wongere kumubona. Ngo bamusanga yicaye mu rusengero, ngo ari kumva ubutumwa, ngo arimo abaza abatambyi, arimo abasobanuza. Ngo baramubaza bati kuki wisigariye ahangaha? Yabasubije ijambo rikomeye, ngo ese ngo ntago binkwiriye kuguma mu rugo rwa data. None wowe urugo rwa data uracyarurimo? Kwibutse yuko atari urusengero gusa, twaje gusanga yuko urusengero Imana yishimira kuruta izindi ari umutima. Mu mutima uracyagira amateraniro, aho ugenda mu muhanda hari amateraniro, hari ibihimbano by'umwuka, hari igicaniro kikirimo. Ese itara ry'Imana riracyaka muri wowe? Reka dusengane Imana. Ahariho birashoboka yuko iri jambo rigutsinze, biranashoboka yuko niba twaratangiranye ku wa mbere ufite icyifuzo cyo gutunga uyu mutima Imana ishaka. Birashoboka yuko ukeneye nawe uyu mutima mushya ijambo ry'Imana rihora ritubwira. Biranashoboka yuko ushaka kwigira kuri Yesu Kristo, aho yakandagiye nawe ugakandagiramo, uburyo yahindukaga, uburyo yasabiraga abanzi be. Ariko Yesu mutekereze kuba yarazutse ntakatire kwa Kayafa, mutekereze akaba yarazutse najye kwiyereka Pilato, Pilato ari we wakarabye amutanga. Ariko wowe ibuka, Imana ikugiriye neza, witwara ute ku banzi bawe? Witwara ute kuri babandi bakwifuriza ibibi? Witwara ute kuba kurwanya? Ntabwo uhita uvuga ngo reka mbiyereke, mbereke yuko nanjye Imana yangiriye neza, mbereke yuko burya atari ubu ngubu. Ese ntabwo ufite uwo mutima? Yosefu igihe yari amaze guhura na bene se, ikintu cya mbere yakoze yarababwiye ngo ntimwirenganye, ntimunababare, ahubwo Imana data niyo yakoze ibi byose. Ntabwo mwebwe mwabikoze mwibwira ko mu nyanza, ariko Imana yo yagira ngo nzababanzirize muri Egiputa ahangaha, kubera ko yari izi inzara izatera, yari izi bizababaho, yari izi ko nzababera umuyoboro w'umugisha kugira ngo mbashe kubagirira umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Wowe nta ujya utekereza yuko impamvu Imana ikugirira neza ari ukugira ngo nawe uzagirire neza abandi? Ntukajye ugira inzika, reka uyu mutima tuwusengeremo, tuwusabe Imana. Kandi birashoboka ufashe icyemezo uyu munsi ukabwira Imana ngo Mana ndashaka kunkoresha, ndashaka guhinduka rwose, ndashaka kugira ngo ukubure umutima wa kamere uri muri njyewe. Ibyo byose birashoboka, nawe Imana yakugirira neza. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Niba wumva utsinzwe n'ijambo ry'Imana, reka dusengane muri iri sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, urera kandi urakiranuka. Ijambo ryawe ntirijya rimanukira ubusa, kandi Imana rimanutse kugira ngo rihindure ibidatunganye biri mu mitima yacu. Ijambo ryawe ritubwiye ko tugomba gukura tukagera ku kigero gishyitse cya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wabaye intangiriro, niwe watubereye intangarugero kugira ngo natwe tumukurikire, kandi twamenye ko abazakurikira Yesu bizarangira bageze mu ijuru. Ngwino ushoboze buri wese, uwari ukiri muri kamere, uwari ugifite ibindi yabitse mu mutima we, uwari ufite ibyamutandukanyaga n'ubwiza bwawe, reka umufate umukomeze, kandi tuzi neza ko ufasha utajya umurekura. Ngwino dushoboze, duhore duhinduka ibyaremwe bishya uko bwije nuko bukeye. Ngwino ubane natwe rero, tuzi neza yuko uri kumwe natwe, kandi tugushimiye ko iri jambo ryawe uriherekeje mu mitima ya buri wese. Usenye ibidatunganye, wubake ibyatugirira umumaro, bikazatugeza iwawe mu ijuru. Ndagushimiye ko byumvise, ngushimiye ko byukoze, ngushimiye ko nanjye wambashishije muri iyi minsi yose maze kuri uru ruhimbi, ukaba warankoresheje mu buryo Mana wari ukwiriye.
nyemerera buri wese umugihereza umugisha, uwabanye nanjye, uwabaye muri ibi bihe byose, kugira ngo Mana ugire aho umukura, ugire aho umugeza, kandi umugeze ku rufatiro rwuzuye, kuko indezo zirahari. Watanze ibiturera, watanze ibidukomeza muri uru rugendo. Reka natwe twe kuba ingayi, reka natwe turye, reka natwe dukure, kandi turushaho kwera imbuto no mu gihe kitari icyo kwera. Ndagushimiye rero, reka uhereze umugisha buri wese, kandi Mana nziza uhindura imibereho ku buri wese, kugira ngo abashe kugera Mana ku rugero umwifuzaho. Ngaho ndagushimiye rero, komeza kubana natwe, reka icyubahiro n'ubutware bikomeze kuba ibyawe Data, none n'iteka ryose. Amen. Imana nibaha umugisha. Amen. Data, Imana imuhe umugisha, agize neza cyane, kandi namwe turabashimiye. Imana ibaha umugisha kubwo gufata uyu mwanya mukaboneka muri aya materaniro, mwafashe umwanya wanyu, kandi biranagurwa, mwatanze n'amafaranga yanyu kugira ngo n'ubundi mubone izi za mega, kugira ngo mukurikire iteraniro. Imana rero namwe mwese Imana ibaha imigisha kubwo kwitanga kose mugaragaje. Hanyuma mwene data reka tumuhe intashyo, asuhuze bene data, asuhuze mu rugo, bene data ari buhure nabo abaramutse, kandi azanagaruka. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusoze ariko mwifuriza gukomeza kugira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima uca bugufi kuri uriya rwego, umutima witanga. Imana ikugira, Imana igufashe, Imana igufashe, nicyo Imana idushakaho, kugira ngo tugire umutima nk'uwa Yesu. Buriya ngewe mbona uburyo Bibiri bivuga n'uburyo Bibiri bigaragaza, nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe uzajya mu ijuru atari ku rwego rwa Kristo. Niko Bibiri bigaragaza. Yohana niko yabyanditse. Yohana intumwa ya Yesu yarabyanditse mu nzandiko mu bice 3 rwa mbere, aravuga ngo abafite ibyo byiringiro biboneza nk'uko agize gute aboneye. Bisuga iki? Biravuga ngo abantu bajya mu ijuru bazaba ari ku rwego rwa Yesu. Ni rero bidusaba kumwegera, kubana nawe, gusangira nawe ubuzima bwa buri munsi, kuko ijuru tujyamo nirye. Hanyuma barijyamo rero abazajya aho ari bagomba kuba basa nawe. Nicyo Bibiliya itubwira. Hanyuma munege nkeya zawe, munege nkeya zacu, tugomba kumubwira Imana ngo Mana ukomeze kudufasha no kutugirira neza. Yesu abaho umugisha mwinshi kubera ko mwitanze mukaboneka muri riteraniro. Reka dusengere abarwayi, dusengere n'abandi bafite ibyifuzo bindi bitandukanye, kugira ngo Imana nabo ibagirire neza. Ushobora kuba uvuze ngo buriya mwarimu yashizeho umwanya w'ibyifuzo, rwose dushobora kuwureka, reka tugusengere. Ushobora kuba uremerewe n'ideni, ushobora kuba uremerewe n'intambara umazemo iminsi, ariko unyemerere ubibwire Yesu, tumwikoreza amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana si umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye kubera ko uri kumwe natwe kandi ukaduha n'ijambo ryawe ridukwiye. Turagushimiye iminsi 3 uburyo wakoresheje umugaragu wawe, tugushimiye uyu mutima urimo kudusaba, kandi uwuduhe rwose. Uhereze uyu mushiki wacu uri imbere yawe, uhereze uyu mugabo, twebwe twese Mana uduhereze umutima wari muri Kristo Yesu. Nibyo dushakaho, ni nacyo ushaka, ni nabwo bushake bwawe. None dusengeye abafite ibyifuzo, harimo abarwayi barwariye kwa muganga n'abarwariye mu rugo, turabasengeye ikiganza cyawe gikiza kibakize mu izina rya Yesu. Mana Data, abari mu ntambara zitandukanye, ari z'ubushomeri, mu ntambara z'amadeni, Mwami Imana yacu, abo bose ubagirire neza, ubuntu bwawe bubane nabo, ukuboko kwawe Mana kubakora imirimo n'ibitangaza. Mana Data, ubereke mu maso hawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uburyo buri mwe wese arushe, mushiki wacu uburyo arushe, mwene Data uburyo arushe, Mana umuruhure kandi umutabare, umurengere uko arimo kugutakira, wumve gusenga kwe, ukaguhamagaye umwitabe mu izina rya Yesu Kristo. Uruhura imitima mu izina rya Yesu Kristo. Umutima utagira umunezero uhereze umunezero, umutima waheranywe n'agahinda mu izina rya Yesu Kristo umubature, umugirire neza. Uri Imana kandi uri igisubizo cy'abakwizera. Kiganza cyawe kiracyakora imirimo n'ibitangaza. Uyu mushiki wacu murengere mu kibazo cyose afite, uyu mwene Data murengere mu kibazo cyose afite. Cyubahiro n'ikibi cyawe, kandi izina ryawe nirihimbazwe. Tubisaba Imana mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero tubasabe kugira ngo n'ubundi dukorere Imana, kuko turacyakomeje umurimo w'Imana wo gutanga amaturo no gutanga icya-10, kubera ko turacyakora iyo mirimo. Ni buryo dukoresha iriya beka, dukoresha n'iriya Banque Populaire, amakontenari mushobora gutangaho amaturo mugatangaho n'icya-10 uko Imana yagushoboza. Dukoresha na buriya buryo bwa Momo Pay, kode ni ziriya, nabwo twakorera Imana dutanga amaturo n'icya-10 n'amashimwe. Hanyuma dufasha n'abakene, kode niriya dukoresha
nabwo usangiye n'abakene Imana yabiguhera umugisha. Turacyatanga n'imisanzu y'inyubako, kandi hano i Nyarugenge turimo turubaka rwose, kandi turi mu mirimo ya nyuma kugira ngo n'ubundi tubone uburenganzira bwo kwimukira mu nyubako nshya, kuko twebwe turifuza gusengera mu nyubako nshya, iriya nini, iyi ntoya ntabwo mudugudu wa Nyarugenge ariyo tuzasengeramo. Bisaba iki rero? Birasaba imbaraga zawe mu butunzi Imana yaguhaye. Uko Imana yagushoboza watanga umusanzu wawe, Yesu akakugirira neza. Turashoje rero, ejo dufite undi mukozi w'Imana uzakomeza. Ni karibu muri rya teraniro rya 6:15 kugeza isaa 7. Yesu nabiteho muri byose. Reka dusenge Imana kugira ngo n'ubundi dutandukane, kandi mwene data tumusabiye umugisha, abari muri tekinike tubasabiye umugisha, mwese mwateranye tubasabiye umugisha, ngo Imana ibahe umugisha. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu ko wabanye natwe, tugushimiye ibihe byiza uduhaye mu ijambo ryawe, tugushimiye indirimbo nziza twumvise, byose wabiteguye kandi biguye neza imitima yacu. Mwene data Dani umuha umugisha, abateranye ubaha umugisha, abari muri tekinike ubaha umugisha, abagiye kurambura ibiganza bagatanga ari amaturo icya 10, bagakora gahunda zo gufasha abakene, hanyuma bagatanga no ku nyubako, bose imigisha yawe nibabeho. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe na bene data bose mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka nabagirire neza. Na hejo.